kutihanganira uburibwe bw'iyi si byatumye mba imbata ya Satani. Kugeza saha izi ngizi nkunze ubutunzi bw'umwijima. Kadogo imodoka kayihanaguye umunsi imodoka yihanaguye nacerewe pe si umunsi najya mu nama y'umurenge ariko baratinze ngo tuzajya i Kigali andere n'indi modoka yihanaguye imodoka iroge nyamara Kadogo nakaza wese wangire turofiseri gutya nini byaha biba byayisha ari nuko iri mu muhanda seka ntago yayogeje. Kadogo ba hano mubwire Karame boss bamwere boss nakwitabye boss ntago nayigenda boss imodoka ifite icyo kibazo. imodoka ntago wayogeje imodoka ntayogeje boss ahubwo iki imodoka hano kuko wahoye ese boss usibye ko Kadogo imodoka ntabwo yogeje kandi usigaye utsuzugura sha aho si umuntu akubwira ngo woze imodoka ntabwo uri kumva ntabwo uri kumva boss mani ko kumva rwose none ibingibi wakoze ni ibiki reba ukuntu imodoka isa y'umuyobozi unajya abantu bayobozi kwamba imodoka nayo njyanye mu bandi bayobozi kutubabara pe kutubabara nanjye mba ndi mukandi kazi kirimo imodoka mbana kubwe ngo ihanagure boss ni mwihangane ariko ndibuze kwihanagura kandi usiga ko uvuga bwirasha ndabizi kugiye kugenda ariko nyine ihangane uri buze gusanga ntabitunganye gira vuba turi kubikora aka kanya cyangwa wabisoje kandi nakubwiye ndaho nabisoje usiga imodoka gira vuba tuyisoza uyihanagure bikore vangiye harajya ndaje gira vuba ndaje ahubwo ugira urugendo rwiza boss sawa utanze risiko sawa ariko boss nawe azatuma rwose umuntu atabasha kwitekerezaho ndagaza kigabo cyambwiye ngo nze kuza kukireba ubu kiraharira 00 ibikisha kuzimu baragukeneye. ndakubwiye Kuzimu baragukeneye, ayo mafaranga wahawe ukaguma uyambaramo neza. Kuzimu urakenewe. hano uvuze ngo ariko ubwo bwo gushaka kugira ngo abantu bazamenye ko dukorana, baramutse bamenye ko ukorana n'imbobo nkanjye, uramutse uri umukire umeze gutyo ukumva batazakuvumbura. Nakubwiye ngo Kuzimu baragukeneye. sanda kwa mugara tuvugane nari Eliminate umva bamubaza garuka no mubaza ariko cyana gucyumvara bamubwire hano mubwire cyana kimenye kode yanjye gute kitanteza abantu tamenya n'undi kumenya kode sunda cyayona sikiba cyane ibintu kigiye tabari byora sawa yaba yageze turasanga he 50 kubibura gake. Abantu benshi ntibanyuzwe nuko babayeho, bifuza byinshi birenze ibyo batunze. Bizagenda ute?